Wigeze wumva ukuntu abantu babwirana mu kinyarwanda bati nyabuna kora iyo bwabaga urangize iki kintu, cyangwa se ati kora iyo bwabaga ukora iki n'iki? Ni kenshi abanyarwanda bakoresha iyo mvugo, nanone bamwe bita gukora aho bwabaga, bashaka kubwira umuntu ngo yiyandayande yijajare, abashe gukora ibintu runaka nyuma yo gutentebuka no gucikana, ariko n'ubundi ibyo yakoraga bigakomeza kumubana isubyo ntihagire ikigenda. Ese ubwo baba bavuga ngo akore ni ubuki? Aho ngaho se bavuga bwabagaho haba ari hehe? Ushobora kwibaza ibibazo nk'ibyo ngibyo, ukanibaza uti ubundi iyi mvugo yakomotse hehe, isobanura iki? Bahaye rero ikaze kuri channel Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda. Njyewe nitwa Ntirumara Intwari nkunda amahoro. Mu kiganiro cy'uno munsi reka ducukumbure inkomoko y'insigamugani ngo gukora iyo bwabaga, tugamije kumva icyo isobanura, aho yakomotse, ndetse no gusubiza ibibazo tumaze kwibaza mu kanya, tuti ubwo baba bavuga ni ubuki? Ese bwahoze hehe? Naho se gukora aho ngaho bwari buri byo bisobanura iki? Muri iki kiganiro twifashishije igitabo Ibirari by'insigamigani, umubumbe wacyo wa mbere wo mu 1980. Ubundi gukora iyo bwabaga bisobanura kwiharahara ugakora ibintu usanzwe ushoboye ariko noneho byakunaniye. Urugero, umuntu aramutse yitunatuniye akisuma umutwaro uremeye, ubundi wari wamunaniye kuwurenza amavi, aba akoze iyo bwabaga mu gihe yari asanzwe awushobora, ariko noneho kubera ko wenda yacitse intege cyangwa se ashonje n'izindi mpamvu zishobora gutuma umuntu agira intege nke, ariko noneho akiyandayanda n'ubundi akabikora, nibwo bavuga ngo akoze iyo bwabaga. Ubundi si iyo mvugo yabikomoka hehe ngo gukora iyo bwabaga? Iyi mvugo yakomotse ku witwa Nkoma ya Nkondogoro Sekirasanyi, wari ufite ikivugo kivuga ngo Nkoma ya Nkondogoro Sekirasanyi, ikirozi cyo mu marangara kitarogera ubusa uretse abagihaye ihene n'intama. Nkoma uwo yari umurozi nyine nk'uko byumvikana no mu kivugo cye wo mu marangara ya Gitarama, hamwe y'ahansoresore y'inkunguzi yahangariye Perezida Dominiko Mbonyumutwa ikamukubita urushyi. Iyo nkuru nayo mushobora kuba mwarayumvise. Iyo mvugo rero yadutse ahasaga mu mwaka w'1500. Ubu ngubu ikoreshwa iyo abantu babonye umuntu wacogoye ariko ubundi asanganywe imbaraga. Babona rero ananiwe icyo yahoraga ashobora, bakamubwira bati kora aho bwabaga, cyangwa se kora iyo bwabaga, iki kintu ugishobore kuko n'ubundi turabizi ko usanzwe ugishobora. Ubundi iyo umuntu asanzwe atagira imbaraga zo gukora iki n'iki, icyo bamubwira nyine adasanzwe azwiho kugishobora, baramubwira bati gerageza, ntabwo bamubwira ngo kora iyo bwabaga. Icyakora rero iyo bavuze gukora iyo bwabaga, abantu benshi bumva ubugabo, mbese nyine nk'ubushobozi bwo gukora icyo baba bashaka kuvugaho. Gusa ucukumbuye neza inkomoko y'uyu mugani, usanga ahubwo iyo bwabaga ubwo baba bavuga ari uburozi. Ubwo rero reka turebe mu buryo burambuye amateka y'iyo mvugo ngo gukora iyo bwabaga. Aya ngaya ahera ku ngoma z'abami babiri b'u Rwanda, Ndahiro Cyamatare n'umuhungu we Ruganzu Ndoli, mu myaka yo hambere nyine ahayinga mu 1500 tugeze kubigarukaho. Icyo gihe hariho umugabo witwa Nkoma ya Nkondogoro twavuze, ikirozi cyo mu marangara, na nyina Maduna. Bari abagaragu b'umwami Cyamatare bakomeye, baturukaga i Bunyabungo. Baje ibwami bazwiho gukora imihango yo gucuragura, gusa bakanagira ubundi burozi busanzwe bwica cyangwa bugakora andi mabi nyine amarozi akora. Bidatinze rero Ndahiro yarishwe, yicwa n'abakongoro bamutsinze irubi rw'inyundo mu Bugamba Gisenyi kuri ubu ngubu, anapfa. Hanyuma umuhungu we Ndoli waje kwima yitwa Ruganzu Ndoli, we arahungishwa n'Abiru, yahungishirizwa i Karagwe k'Abahinda, ubu ngubu ni mu gihugu cya Tanzania. Ibi twanabibonye turimo gucukumbura amateka y'imvugo ngo kuruha uwa Kavuna, ko nyine Ruganzu Ndoli yahungishijwe n'Abiru, ndetse uyu Kavuna akajya aba nk'umuntu ujyana amakuru hagati y'abo Biru bari bari mu Rwanda ndetse na Ndoli wari uri i Karagwe. Abanyarwanda rero ba rubanda rusanzwe, ariko bari abatoni b'ibwami nabo barahizwe nyuma y'urupfu rwa Cyamatare,
kugira ngo batagira icyo bahingutsa kuri Ndoli kuko yagibwagaho impaka, bamwe bavuga bati aracyariho ariko abandi bati yarapfuye yapfanye na se. Icyakora muri iyo nkundura abanyamarangara barwana na Cyamatare nyine akanahapfira, banateye umurozi Nkoma uriya turimo kuvugaho, baramunyaga nawe baramunesha ndetse iwe barahasenya, barahasira ibanga kugeza ubwo n'ibyeso byarimo uburozi we na nyina bakoreshaga babijanjaguye bakabisiga ari injyonza. Nuko ubwo Induga n'Amarangara biba birigaruriwe bitwarwa n'Abasinga nyine abo Bakongoro. Amarangara rero yatwawe n'uwitwa Rukomane akaba mwishywa wa Mateke, naho Induga hatwarwa n'uwo Mateke ubwe nyine nyirarume wa Rukomane. Rukomane rero yaje afite amashagaga menshi arashega, amenesha Abaryankuna arabirukana abakura mu Marangara aho yari atwaye. Bukeye rero Abaryankuna barababara cyane kuko nyine bari bameneshejwe, maze bateranira mu rugo rw'uwitwa Karangana wari utuye hagati ya Runda na Mugina ngo bacure umugambi w'icyo bazakorera Rukomane wari umaze kubirukana abamenesheje biteye agahinda. Bigiriye rero inama yo gukoresha uburozi bwa Nkoma, uyu nguyu wari ikirangirire mbere y'iyo ntambara, wari uzwiho nyine kuroga bikomeye. Baramwegereye rero baramubwira bati ko wajyaga wiyemeza ngo uri umurozi, ubu waturogeye Rukomane ukamudukiza koko? Undi rero arabasubiza ati nta burozi nkigira, ubwo banteraga muri biriya bitero barabumennye kandi sinabona uko ncumba ubundi. Ariko abo Baryankuna baramusubiza bati genda ukore aho bwabaga, nibura ukokore kandi ntubuza abo mwabanye babaye ibyegera bye ubu ngubu nyine bya Rukomane, bazamuduhera ubwo burozi apfe maze turuhuke. Nuko Abaryankuna bamaze kunoza neza umugambi wabo, Nkoma arataha ajya kureba ahahoze ari iwe muri twa tujyo nyine bajanjaguye twari tujugunyanze impande n'impande. Asangamo rero uburozi buke cyane ariko arabukokora, nuko abushyira uwitwa Gashumba wari umunyanzoga wa Rukomane wahoze nyine ari umugaragu wa Nkoma uyu murozi. Aramubwira ati nuduhera Rukomane ubu burozi tuzakugororera cyane. Nuko Gashumba arabyemera, iyo nama barayemeranya maze yakira ubwo burozi. Ubwo burozi rero Gashumba yaje kubushyira mu cyo kunywa cya Rukomane maze arabunywa araryama, bucya ari intumbi yapfuye. Iyo nkuru igeze ku Baryankuna babyumvise barishima cyane, biterera hejuru baravuga bati Nkoma ya Nkondogoro yakoze aho bwabaga. Kuva ubwo rero rubanda babona umuntu unaniwe n'umurimo yari asanzwe ashobora kuwukora, bakigana uko abo Baryankuna babwiye Nkoma bati nyabuna kora iyo bwabaga. Ariko nyine bo bakaba bavuga ubugabo nko kuvuga nyine ubushobozi bwo gukora icyo kintu yari asanganywe. Nuko rero iyo mvugo yaje gufata iramenyekana mu mivugire y'Abanyarwanda kugeza ubwo n'ubu ngubu tukiyikoresha. Ndizera ko mubisobanukiwe aho bikomoka, icyo bisobanura n'uko bikoreshwa. Mwakoze cyane kudukurikira, nizere ko mwanogewe n'iki kiganiro. Mushobora kuduha ibitekerezo by'ibyo twavugaho ubutaha, kutubaza ikibazo kuri iki kiganiro cyangwa ibindi twakoze, mutwandikira muri comment. Ibiganiro byacu byo nakagaruka naho ubutaha.